Don't
shimwa mana wawe imwami kugurukundo rwawe wabuje niwashoboye ubyihanganira mana we anihimazwe n'ukuri iyo ariko shimwa mana we kugurukundo rwawe niwashoboye He was showing yo Body he was showing hallelujah yo he was showing Manawe waritanze hallelujah kongere kandi ntiwashoboye manawe ai mama we mani himbazwe n'ukuri ai ntiwashoboye wimazwe kubw'urukundo rwawe mana hallelujah nukuri kose ntiwashoboye we mana we ai mama we ari nukuri kose ntiwashoboye we ai muri biganza yewe ai niwashoboye mana we ukuri mana we kongera dusubiramo gutyo n'ukuri ai niwashoboye mana we wimazwe n'ukuri ari iyo he was showing away. No, Ari, pues, and he was showing away. Washoboye kubyihangani waritanze uradukiza iwashoboye ai baba we ariko Imana waritanze uradukiza iwashoboye Come on, Imana yashoboye
udutera ibiti ku migezi utwera imbuto wongeye utazihumure tugushime tuguhimbaze wongeye guca akanzu tugushime tuguhimbaze udutera nk'ibiti ku migezi utwera imbuto wongeye utazihumure tugushime tuguhimbaze wongeye guca akanzu tugushime tuguhimbaze udutera nk'ibiti haleluya ku migezi ngo twere imbuto wongeye utazihumure tugushime wongeye guca akanzu tugushime udutera ibiti yo ku migezi wongeye utazihumure tugushime mani himazo ndio wongeye guca akanzu tugushime tuguhimbaze udutera ibiti ku migezi mani himazo wongeye utazihumure tugushime tuguhimbaze mani himazo wongeye utazihumure tugushime wongeye utazihumure tugushime mani himazo wongeye utazihumure tugushime dumva amahoro n'umutuzo Manu uri mwiza ibi
ubu mutuzo Mana uri mwiza ibihe ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana we ibihe ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana uri mwiza yoyo ibihe Mana uri mwiza ibihe yoyo Mana uri mwiza yoyo ibihe Mana uri mwiza yoyo ibihe twese ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana uri mwiza ibihe ndumva amahoro ndumva umutuzo we Mana uri mwiza Hallelujah! Hallelujah! Imana iguha amahoro. Amen. Kandi Imana iguhe gutuza. Bwira mugenzi wawe Imana iguha amahoro. Kubera umwanya reka twihute. Tuje no gusoza nyine. Yes. Twegereje mu Kongomani twari tumaze igihe tutamubona. Dukomere Imana amashi. Twari tumukumbuye cyane. Kubera ko warukumbuwe indirimbo ndayirimba gace numara ukomeze nyine ko twari tugukumbuye twishimiye kubona ugaruka twagiye papa Yes Nami wache Yesu uringabingira umasimere n'inyuma sigikangwa na Satani umasimere n'inyuma sigikangwa na Satani Nami wanje Yesu uringabingira umasimere sigikangwa na Satani umasimere n'inyuma sigikangwa na Satani Satani kuko ari umwanzi aneza ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bangurutse kurwanya ari kw'ijambo ryawe rikamameza umutima Mwami wanje Yesu uringabi Mwami wanje uringawe ungosi imbere n'inyuma singikangwe Dio ungosi imbere n'inyuma yo Dio Mwami wanje we uringawe ungosi imbere singikangwe Dio ungosi imbere Mana we singikangwe
niyo Satani ukwaro aneza zibibazo ubupfuzi ubukene gupfusha we abanzi mana we ariko ariko ijambo rigamame ami wanjye twese niyo ami wanjye urigamwe ugasime singikanga umasimere inyuma yo niyo umasimere singikangwa yo gami wanjye urigamwe umasimere singikangwa niyo umasimere mana we yo niyo gami wanjye urigamwe ungasimere singikangwa niyo ungasimere inyuma singikangwa niyo ungasimere singikangwa we Satani aneza ubufuzi ubukene we gupfusha we abanzi haleluya ari kwijambo we igagame ngami wate haleluya we Satani ubupuzi ubukene we gupusha abanzi niyo ari kwijambo we igangame ngami wanjye wimaswe mana Israheli ari kwijambo we igangame tuzamura ibiganza haleluya wa Yesu atugose imbere n'inyuma nta bwoba bwa Satani n'abandi nyine bamwungirije ari kwijambo ryawe rikankomeza umutima ayiwe nabi wanje Yesu uri gabi ari kwijambo we mana we mana Israheli ari kwijambo we ikangome ami wanjye yo twese Satani ubufuzi gupfusha no kwigangira amazi kurwanya
twazamura Imana ibiganza tubikuye ku mutima uri kuzamura Imana icubahiro na Musebeni. Imikoro sinzi ukuntu bahise bayigira, niko numvise. Uyikomeze kwa kundi yari imeze cyangwa menye ko nyine ugiye kungwanya. Ndashima Imana kuko Imana ari izongera kandi ikatugirira ubwiza bwayo bukongera kandi bukatubaho. Amen. Hallelujah. Muvise. Urumva hari icyo wowe ufite Yesu kwiheba ufite nukwiki urarudasiziriye kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu
Yesu nakubohora, Yesu nakubohora, uzahora ugenda wenyine kandi uzidegemvya, uzuye umunezero uzashishira Yesu mu bikari byawe, mu bikari byawe uzavuga amahoro uhumeka amahoro Imana ngeze mw'ijuru zarabura zarabura turasubira kuri Ebeneza Imana ngeze mw'ijuru zarabura 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 tugira gutya Imana ngezeyo Imana ngeze Haleluya Oh tacho tusaba Bana we tacho 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 Kwina mabu Uganda tacho tusaba tacho Mwanya wasebe nurarangiye Aminota twavuganye n'umuhagarikizi Bwana sifesa Hallelujah. indirimbo jewe nzaza mu materaniro mfite akantu iyo nje ndafite indirimbo imwe mfite zibiri kandi naho biba birangiriye abindi zo gusunika nguzane voilà voilà naho biba birangiriye ni nkayo topic y'umuvuga butumwa Bwana sifesa Amen. hari indirimbo ivuga ngo ya Peace Voice yankoreye igitangaza ufate gatandatu niko bambwiye na Rushemba Zakiya tumvuga nagiye kure cyane yego Imana yakoze abari mwese bose ku buryo yatanze umwana wayo ikunda Yesu aramanuka asiga icyubahiro kugira ngo aduhe ubugingo bwose buhoraho Haleluya noneho Yesu kuti muyizi Imana we murayizi Imana ishimwe no kurwa Imana nari guhera iyo mubwira ko mutayizi noneho tube nk'abijana aho gahoro gahoro impamvu nitumara tuze kuzamuka ahantu bavuga ngo yemeye gusiga byose ariko Yesu wanje nzamuha ubunambahwe Haleluya Ediva la banda tugende muri iyo ndirimbo udutegereza ahantu havuga ngo wowe nanje twarababariwe twagiye nitumara dufatire rimwe ndabishize Mana we Mana we Mana we Mana we Mana we Akwe mabure Mana yanje we
tuzamura ibiganza tugira gutya jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe twese twarababariwe 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 twarababariwe
mumanuke hanyuma namwe mwigire hano. Inyarwanda mvuze kirumvikana wa? Kandi akavuyo ka hano kavayeviye tugakontorora mu mwuka kugira ngo mukanya bataguhitana tuba tubyina ariko n'umubiri nawo ubukora sibyo tugiye gusubiramo hanyuma twakire umuyobozi wa gahunda twazamura amaboko tugahaye Yesu cyubahiro twese hadasigaye n'umwe tuyazamura heke tuzamura Yesu ibyubahiro tuzamura amaboko tuyanyeganyeze Yesu adukwiriye agira neza n'umwami w'abantu. Haleluya haleluya twongera tuzamura amaboko. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo nza kumenya kuririmba nari kuririmba ngo mu buzima ngo hari ibintu tubona tukabifata nk'ibisanzwe nyamara ngo tukubwira ko byari bikwiye kubaho ngo ariko burya ngo hari Imana bisumba byose iki bikora. Mujya mubona amateraniro nk'aya ngaya mukayafata nk'ayasanzwe ariko ntasanzwe. Haleluya haleluya tuzamurira Yesu cyubahiro hanyuma nawe kandi ho kunanga.